Se birashoboka ko wahanurira umuntu cyangwa se ugasengera umuntu afite icyifuzo, afite ikibazo, afite ikigeragezo, afite agahinda, ukamusengera bitewe n'impano ufite yo gusengera abantu. Icyo kibazo cy'uwo muntu kikanga kuvaho. Uya ntabwo bishoboka. Ufite kuma icyifuzo, Delphine byanze nsengera nshaka akazi. Ukajya kwiryamira, ukajya kunywa inzoga, ukajya gusambana. Ubwo nahaye Delphine icyifuzo azamfasha. Yego. Ntabwo byashoboka nubwo nansenga kaja. Ntabwo byashoboka. Ahubwo biba bisaba ngo imbaraga zawe nanjye ngo izanjye. Twese dukuminikane, dusenge, duhamagara Imana. Duhamagara Imana. Yego. Birashoboka ko wasengera umuntu Imana ikagukoreramo ikavuga ati mu kwezi kwa 8. Yego. Itariki ni iki ngiki kizaba cyarabaye. Yego. Hanyuma ya tariki n'isaha neza nkuko wabimuhanuriye bikaza gukunda neza. Yego. Birashoboka cyane kuko ahanini dufite ingero nyinshi n'ibihamya byinshi bibyemeza ko duhanura ibisohora bikaba. Nk'urugero kuri Ndabirambiwe TV twahanuye ko Marburg atari icyorezo kizafata igihe kinini. Ndabyibuka ko nabo basha kidufiteho. Ndumva tubwo bantu twarabutanze kuri Ndabirambiwe TV. Ndabyibuka kandi nzi neza ko nta gihe cyamaze. Nta gihe cyamaze. Cyahise kinagenda ahubwo. Yego. Hanyuma abantu badukurikiye uyu munsi, Delphine ni umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, ni umukozi w'Imana, ni umwana w'Imana, arahanura pe. Ase Delphine nkubaze iki kibazo nanone. Urakinsubiza? Ndakumva. Turi kugendana neza. Ubundi nkawe wiyizi cyangwa usengera abantu. Yego. Byanga byakunda ubuzi impano Imana igukoresha cyane kurusha izindi. Uzi kuntu hanura kuruta ibindi cyangwa se uzi Imana impano iri hejuru y'izindi kurusha izindi. Bango iyo no mu myumvire y'ubuzima busanzwe cyangwa se mu mibero y'umuntu abazi ikintu ashoboye gukora kuruta ibindi. Bura ufite nk'impano zingahe? Abarwaye kanseri, abafite sida, abafite diabete, abarwaye asima, abarwaye ibifu, abarwaye imyijima, bari mwikode, abashomere, ababuza akazi, abakorera peme bikanga, abadepoze ibyangombwa bikanga, abo bose badukurikiye bizeye Imana. Bizere ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi bizere ko Imana ishoboye. Bizere ko Imana ishoboye kandi Imana ifite gukuraho uwo musozi ikawuhindura. Yego. Nicyo nabwira abakunzi bacu, mukomeze mwihangane. Wihanganira ubutayu utegereze igitondo, wihanganira igicuku utegereze igitondo. Icyo tuzi cyo inkoko yabika itabika amaherezo ucya buzaye. Kandi naho Esther yakwicecekera muri iki gihe ku bakunzi bacu nimwe ndinzaniye ubuhanuzi, naho Esther yakwicecekera muri iki gihe nakabuza bibida bazatabarwa. Ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifurize amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe nawe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kwa tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu mba nifatiye uru rugendo nkizira mu karere ka Musanze, mu mudugudu wa Susa, kongera kubashakira abakozi b'Imana, abavuga butumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagiriwe amahirwe n'umugisha n'Imana kwemera ko tugera aha ngaha muri uyu mudugudu wa Susa kuza kongera kubarebera umukobwa wanyu Delphine. Ni ukuvuga ngo abantu basanzwe bakurikira ibiganiro byacu bya mbere cyangwa se ibiganiro byinshi byagiye bitambuka, ntabwo waba utazi uyu mukobwa bita Delphine. By'umwihariko hari abantu bari bamaze igihe batwandikira batubwira ngo Delphine yagiye he, ko tumukumbuye, Delphine azagaruka ryari. Hanyuma kubw'urukundo mbakunda, by'umwihariko babandi bafashe uyu mwanya bagakanda subscribe, nanjye nkavuga nti reka nemere ngaruke mu mudugudu wa Susa nongere mbashakire Delphine umukobwa wanyu. Niyo mpamvu tugiye kugera mu rugo iwabo. Ubu twageze muri quartier neza, tukagera mu rugo iwabo tukamusuhuza, tukaganira nawe. Wowe nucikwe ubane natwe. Niba udukurikira ubwa mbere ukajya wifuza kubana natwe cyangwa se ukabashaka kujyana natwe wakora subscribe, hanyuma ibiganiro nk'ibi by'umwihariko bikajya bikugeraho umunsi ku wundi. Reka tugere turebe, Imana iguhereze umugisha.
Adelphine Karame. meze bite? Bimeze neza. Yesu ashimwe. Ese nayibaza. Ko mbona suzindukanya akanyamuneza. Meze neza ariko ni ku cyumweru tuvuye no gusega. Haryo ubu turi ku cyumweru. Yego. Ubu wari wagiye ku rusengero. Yego. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Duherukana dufite abasubscribe nk'ibihumbi 5 6 gutyo. Ubu twagize umuryango munini cyangwa se twagize umuryango twavuga mugari. Twagize umuryango mugari turaguka tuba benshi. No kuvuga ngo hari abadukurikiye bwa mbere basanzwe bakurikira no muri Ndabirambiwe TV batazi Adelphine, ariko abadukurikiye basanzwe bakurikira ibiganiro byacu ntabwo baba batazi izina Adelphine. Yego. Adelphine ubundi banze babwire ngo ni muntu ki, Adelphine ni inde, Adelphine ameze gute? Urakoze cyane Emi. Amazina yanjye nitwa Utuje Adelphine. Nkunda kubabwira cyane ku kantu banze ngo ndi umukobwa ushima Imana. Ukunda n'abantu. Yego. Ni umukobwa wo kuri Ndabirambiwe TV. Wo kuri Ndabirambiwe TV. Yego nagarutse harasize igihe kinini naboneka kuri Ndabirambiwe TV, ariko nta yindi mpamvu nuko nari narabuze cyane, ariko mba mbazirikana ndabakunda. Kubera icyo uvuze ngo ni umukobwa wo kuri Ndabirambiwe TV? Impamvu mvuze ngo ndi umukobwa wo kuri Ndabirambiwe TV nuko Ndabirambiwe TV ariho namenyekanye cyane, ari naho nzwi. Yego. Niho nzwi cyane. Ni wanyu. Niho nza nisanga cyane. Twari tugukumbuye by'umwihariko n'abantu badukurikiye by'umwihariko bari bagukumbuye, bari bamaze iminsi bakumbaza. Ndabasuhuje mwese aho muherereye hose. Hari abantu bari muri Kenya, banyandikiye bari kumbaza ngo Adelphine yabaye iki, Adelphine yagiye he, Adelphine byagenze gute. Ndavuga ati nzakora ibishoboka byose ubu vuba Adelphine mubazanire. None ngize amahirwe ngira umugisha, Imana ituma tukubona. Yego nari mbakumbuye cyane, ariko by'umwihariko Emi nawe nari ngukumbuye. Natwe kari uko nguko. Nawe nari ngukumbuye. Bese by'umwihariko yambi mwese ndabahobeye. Abakunzi bacu bari mu Rwanda, Amerika, Zambia. Bari Zambia cyane baramamagaye baranyandikira. Delphine twarakubuze, Canada. Nagarutse. Yego. Kandi ndahari cyane. Turakwakiriye. Yes, Adelphine reka mbanze mfate umwanya nshimira abantu badukurikiye by'umwihariko waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda. Reka ngushimire mbikuye ku mutima mvuga ngo Uwiteka Imana ikomeze iguhereze umugisha kubwo gufata umwanya ukadukurikira cyangwa se ugakurikira ibiganiro bya Ndabirambiwe TV. By'umwihariko ukagira cyangwa se ukagira umutima w'urukundo ugakanda subscribe. Uyu munsi tukaba turi kugenda dutera imbere mu kugira umuryango mugari. Bura umuntu atera imbere kubera afite abantu. Kandi umuntu abaho neza bitewe n'abantu babanye. Ngo iyo bakanze subscribe tugira umuryango w'abantu badushigikira, burana n'inkunga ikomeye kuruta gukanda subscribe. Yego ni sawa, ariko iyo umuntu yakanze subscribe bituma ikiganiro dukoze kimugeraho bitamusabye kujya kugishakisha. Yes, reka niyo mpamvu mbavuze ngo reka mbashimire mbikuye ku mutima kugira ngo banabone ko tuba twanabazirikanye. Tubasabiye umugisha. Yes, Adelphine. Karame. Mu bihe bishize, mu bihe bitambutse tugira gutya tukora ibiganiro. Urahanura ati Amavubi, Imana ije gukoresha Amavubi, ati twarasenze turongera dusenga Imana iduha imbaraga, iduha umwuka wera, dukubita abarozi mu materaniro n'ibindi byinshi. Hahita ngira amatsiko by'umwihariko. Arya twibwiye abantu badukurikiye buriya. Nabibwiye. Nabwiye ko nitwa Utuje Adelphine. Nuko nzi ko bwa mbere ari uko twabikoze ibyangombwa ko izuba riza kubyica turatangira. Adelphine uyu munsi atuzaniye agiye kutubwira iki by'umwihariko Adelphine nk'umuntu wari umaze igihe ataza kubana natwe, nk'umuntu wari umaze igihe ataza kudusura, nk'umuntu wari umaze igihe tudakorana. Adelphine atuzaniye iki ko dufite amatsiko menshi? Yego urakoze cyane Emi. Bazaniye ubuhanuzi. Reka bumeze gute? Bazaniye ubuhanuzi. Ubwo bivuga ngo bajya bakunda kuvuga ngo agapfundikiye gatera amatsiko. Yego. Muri ako gapfundikiye nanjye mfite amatsiko. By'umwihariko abantu badukurikiye nabo bafite amatsiko menshi cyane yo kumenya icyo Imana ishatse kuvuga cyangwa se icyo Imana yatumye Adelphine. Hanyuma kugira ngo naza kuvuga amagambo menshi ngiye kubanza kukubaza iki kibazo, hanyuma undi twinjire mu ijambo ry'Imana tumeze neza. Yego. Ese birashoboka ko wahanurira umuntu cyangwa se ugasengera umuntu afite icyifuzo, afite ikibazo, afite ikigeragezo, afite agahinda, ukamusengera bitewe n'impano ufite yo gusengera abantu? Icyo kibazo cy'uwo muntu kikanga kuvaho? Uya ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka, ariko ahanini icyabitera
birashoboka nabwo icyabitera cyatuma kitavaho nawe yaba abigizemo uruhare ute rero ubwe ari igihe utanga icyifuzo ukibwira ngo ubwo Maya Delphine icyifuzo ngo nsengere kirakemutse ntabwo gikemutse nibyo ndagufasha gusenga ariko nawe urushaho gusenga no kwegerana n'Imana cyane ufite kuma icyifuzo Delphine abyanze nsengera nshaka akazi ukajya kwiryamira ukajya kunywa inzoga ukajya gusambana ubwo nahaye Delphine icyifuzo azamfasha yego ntabwo byashoboka nubwo nasenga kaja ntabwo byashoboka ahubwo biba bisaba ngo imbaraga zawe nanjye ngo izanjye twese dukuminikane dusenge duhamagara Imana yego birashoboka ko wasengera umuntu Imana ikagukoreramo ikavuga ati mu kwezi kwa 8 yego itariki ni iki ngiki kizaba cyarabaye yego hanyuma ya tariki n'isaha neza nk'uko wabimuhanuriye bikaza gukunda neza yego birashoboka cyane kuko ahanini dufite ingero nyinshi n'ibihamya byinshi bibyemeza ko duhanura ibisohora bikaba nk'urugero kuri Ndabirambiwe TV twahanuye ko Marburg atari icyorezo kizafata igihe kinini ndabyibuka ko nta bubasha kidufiteho ndumva ubwo buhanuzi twarabutanze kuri Ndabirambiwe TV ndabyibuka kandi nzi neza ko nta gihe cyamaze cyahise kinagenda ahubwo yes Adelphine hanyuma Adelphine hari abantu benshi bakunda kugira ikibazo ugasanga umuntu arasenze kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu icyumweru kigashira ari gusenga ariko nta gihinduka ku buzima bwe ku buryo unabona umuntu nkaba nahora nawe nk'ubu nkawe nshobora kubana Delphine warahindutse ukambaza ngo wahindutse warabyibushe cyane wabaye munini sibyo kaidero kanuri gatoya cyane uyu munsi urumva ko hari cyahindutse nanjye ushobora kumbwira ngo Emi warahindutse nkavuga ati reka da nibago kubera iki umuntu ashobora gusenga mukazahura mu kundi kwezi cyangwa se mukazahura mu wundi mwaka ugasanga uko wamusize cyangwa uko mwatandukanye kimeze ubundi biterwa n'iki kandi yirirwa senga kuba Imana itaramutabara bakavuga ko ari ugutinda mu butayu cyane huya ntabwo ari ugutinda mu butayu bura Emi aricyo twitiranya hari igeno ry'umuntu hari n'isaha Imana yaguteguriye izagutabariraho igihe cy'Imana kitageze nawe watabarwa ufite kwirirwa ndabirambiwe kwirirwa kuri songa imisozi yose nutabarwe uko nagutsize mu kwezi kwa gatatu akaba ariko ngusanga n'ubundi kimeze ni nacyo kibazo ubundi wambajije ibyo ngibyo nawe wabitindaho nibyo bazakuvuga bavuge ko ari wabigizemo uruhare bavuge ko ari ibyaha byinshi ariko isaha y'Imana itaragera ku buzima bwawe ntabwo uzatabarwa akarusho nk'iyo uri mu butayu ushaka kugera i Kanani uzitondeye gucapanya uzihangane bwa butayu bunyuremo bavuge byinshi bagufata uko bashaka ariko wihangane kunyura mu butayu kugira ugere i Kanani isaha y'Imana itaragera ku buzima bwawe nzagusanga uko nagusize kuko igihe cyanjye cyarageze nusishimire kubona ngo Delphine aka kanya we kasenze ko yabinsanzemo kasubijwe aka kanya ahari ngewe bimazemo igihe kinini ko gusubizwa byanze oya ntabwo z'amasengesho nasenze ujya pe ntabwo ubizi ufite kuyimazemo imyaka myinshi ariko ukiri mu butayu utarasubizwa utarasobanukirwa dindira isaha y'Imana yego hanyuma se abantu bazabwirwa n'iki isaha ko yageze hari ukuntu hari nk'abahanuzi usengana nabo wagiye gukorera perimo kayibura akakubwira ngo ubwo ni isaha itari yagera cyangwa se wajya gukora nk'ubukwe akakubwira ngo ni isaha itari yagera ubundi umuntu azamenya ute isaha ko yageze tuzabwirwa n'iki isaha yo kubyara ko yageze ese tuzabwirwa neza isaha yo kujya wenda kubatizwa ryari isaha bundi tuzabwirwa n'iki ko yageze Emi iyo igihe cy'Imana cyageze ku buzima bwawe yego igihe cyageze byose birikora nta zindi ngorane nta zindi mbogamizi iyo igihe cy'Imana cyageze ku buzima bwawe bajya bavuga ngo iyo igihe cy'Imana cyageze isaha idakora nayo itangira kubara da yego ibintu byose ngaho bituremereye tubitega igihe yego Adelphine uyu munsi abakunzi badukurikiye Ndabirambiwe TV bari kwibaza ngo ese Mana ko Emi ariko mutinza ntatubwire ubu niko bari kuvuga ni Mana Emi Mana urabaza mwihanganirega nabo bajije se ngo mumenye utuntu twinshi utu tuntu mba kujya badusobanukirwe abakabani Adelphine bura yamanurira iki kibazo kikavaho yego Adelphine ndabizi ko wahanura bikemera hanyuma abantu badukurikiye uyu munsi Adelphine ni umuhanuzi ni umuvugabutumwa ni umukozi w'Imana ni umwana w'Imana arahanura pe ase Adelphine nkubaze iki kibazo nanone urakinsubiza ndakumva turi kugendana neza ubundi nkawe wiyizi cyangwa usengera abantu
byanga byakunda ubuzi impano Imana igukoresha cyane kurusha izindi, uzi kuntu hanura kuruta ibindi, cyangwa se uzi Imana impano iri hejuru y'izindi kurusha izindi. Ngo iyo no mu myumvire y'ubuzima busanzwe cyangwa se mu mibero y'umuntu abazi ikintu ashoboye gukora kuruta ibindi. Bura ufite nk'impano zingahe? Iki kibazo kibaje kenshi narakibasubije. Impano niyiziho cyane, mfite impano nyinshi, mfite impano yo kuririmba. Reka mfite impano yo kuririmba, buriya nakuririmbira. Mfite impano yo kuririmba, mfite impano y'ubuhanuzi, ariko impano reka twibande impano mfite iri hejuru kuruta izindi. Ubuhanuzi ni bwiza pe, kuko ntabwo twivugisha, ni Imana iba yatubwiye tukavuga. Yego. Ariko impano iri hejuru y'izindi nzi nanjye ubaha nubaha. Ubuhanuzi ni bwiza, ariko mfite impano yo kuvuga ijambo ry'Imana. Iyo mpano Imana yarayimaye, hagakorekeramo n'ibitangaza. Yego pe. Abantu bakihana ibitangaza bikaba. Mbere yuko dutangira ni ikibabwira abantu badukurikiye bari bagukumbe, by'umwihariko ni n'ikihe kintu wabasaba kugira ngo ijambo ry'Imana tunabasengera? Yemwe dore abafite indwara, barwaye kanseri, abafite sida, abafite diabete, abarwaye asima, abarwaye ibifu, abarwaye imyijima, bari mwikode, abashomere, ababuza akazi, abakorera peme bikanga, abadepoza ibyangombwa bikanga, abo bose badukurikiye bizeye Imana. Bizere ko Imana iri mu ruhande rwacu kandi bizere ko Imana ishoboye. Bizere ko Imana ishoboye, kandi Imana ifite gukuraho uwo musozi ikawuhindura. Yego. Nicyo nabwira abakunzi bacu, mukomeze mwihangane. Wihanganira ubutayu utegereze igitondo, wihanganira igicuku utegereze igitondo. Icyo tuzi cyo, inkoko yabika itabika gucya buzajya. Kandi naho Esther yakwicecekera muri iki gihe ku bakunzi bacu, nimwe ndinzaniye ubuhanuzi, naho Esther yakwicecekera muri iki gihe nakabuza Abayuda bazatabarwa. Naho yaceceka, naho yakicecekera, nakuvuganiye ku mwami, Abayuda tugomba gutabarwa. Yego. Yes, Adelphi reka nkwakire. Gahunda nandi yo kubanza gusenga isengesho ryiza rigufi ryo gutangira, hanyuma ubundi nkakwakira ukatugeze ko Imana gushize ku mutima. Umwanya ni wawe, tugwaye ikaze. Amen. Mana data wa twese, Imana yera, Imana ishoboye byose, witwa Rubasha, witwa Ndiho kandi uzahoraho, ubereye mwiza abagutegereje. Aya masaha tugiye umwanya w'ijambo, turakwinginze ngo uzubane natwe, udukoresha iby'imbaraga, udukoresha iby'ubutwari, ugiye kumvira ijambo ahinduke, ugiye kumvira ijambo arwaye umukize, ufite ibibazo bitandukanye buri wese umugenderere. Ngaho ngwino ubane natwe kandi udushigikire muri byose mu izina rya Yesu. Amen. Murakuze cyane kunyakira ku Ndabirambiwe TV. Narimba kumbuye, uyu munsi nabazaniye amagambo meza y'ihumure, nabazaniye ubuhanuzi, nakuzaniye amagambo wagenana muri iki gihe, amagambo yakubera inkomezi, yagira kuvana n'ahakugeza. Ndabasuhuje mwese. Ijambo duheruka kuvugaho ubushize ni ijambo ry'Amavubi, rivuga ngo nzakugenda imbere ahataringaniye maringanize, nzohereza Amavubi akugenda imbere. Nibwo buhanuzi duheruka kumva ubushize. Reka tujye mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, turasanga muri Habakuki ibice 2. Umurongo wa mbere haratubwiye ngo, nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari, numva icyo ambwira. Nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Haleluya. Yo, haleluya, haleluya, haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo nzahagarara ku munara wanjye. Uyu muhanuzi wahanuye ubuhanuzi ni umuhanuzi mwiza witwa Habakuki. Habakuki yaritegereje cyangwa yagize iyerekwa. Yagize iyerekwa, arahishurirwa ry'ibizaba ejo cyangwa ejo bundi. Iryo yerekwa maze kurigira asanga ni ibintu bizaba birakomeye, asanga ntabwo hazaba horoshe. Arangije azana ubuhanuzi buvuga ngo nzahagarara ku munara wanjye. Haleluya. Nzahagarara ku munara wanjye ngo maze ndindire, numva icyo ambwira. Impamvu yavuze ngo azahagarara ku munara, ntabwo yarazi ko mu kibaya hariho, yarabizi, ntabwo yabyirengagije, ariko we yaravuze ngo nzahagarara ku munara wanjye numva icyo ambwira. Abantu benshi ntabwo bazi aho bahagaze nabi.
ikibazo urimo n'igituma uhagarara mu kibaya. Hagarara ku munara wawe utega amatwi wumva icyo akubwira. Arangije aravuga ngo ngiye ningera ku munara ntabwo nzahagarara gusa ngo nzarangaguza ntabwo nzahagarara ku munara. Guhagarara ku munara ufite guhagarara ku munara, ariko igihe uzahagarara ku munara uri mu busambanyi ntabwo Imana izakumva. Igihe uzahagarara ku munara uri mu kabare ntabwo Imana izakumva. Ariko we yaratubwiye ngo nzahagarara ku munara wanjye nuko nzatega amatwi numva icyo ambwira. Nzahagarara ngewe ku munara wanjye. Haleluya, haleluya. Nzahagarara ku munara. Igihe nk'iki ngiki nyemerera nuhagarara ahandi. Ikibazo urimo n'igituma udahagarara ku munara. Hagarara ku munara neza. Ugume ku munara. Muri iki gihe ugume ku munara. Nujye mu kibaya, arega hasi mu kibaya nta kintu kiza wahabonera. Mu kibaya oya nta kintu kiza kiriyo. Kuki abantu muvuyeho Imana ivugira? Ariko ngewe nzahagarara ku munara. Bazankinege ngume ku munara. Haleluya. Iyo uri ku munara Imana iragusubiza. Iyo uri ku munara nta cyaguhungabanya. Ariko ngewe ngo nzahagarara ku munara nuko nega amatwi numve neza icyo ambwira. Ariko ngo nzarangaguza uzacyana uje kunkinege nkomere matane nkomere. Bavuga ngo watinze gushaka uri ku munara w'Uwiteka komera. Bazakubarira amazu ariko uzagume ku munara. Haleluya. Iyo uri ku munara waravutse mu muryango mubi urakomera. Ntabwo ucika intege uri ku munara urakomera. Imana iduhereza imbaraga zo kuguma ku munara. Barakuvuga mu rusengero ugacika intege ukava muri korali wavuye ku munara kare. Barakuroga ukava ku munara nawe ukajya mu bapfumu. Hagarara ku munara mu gihe nk'iki ngiki aho Uwiteka azagusanga. Haleluya. Imana iduhereza umugisha kandi Imana ikomeze idushigikire. Ninakuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo guma ku munara w'Uwiteka. Guma ku munara aho Uwiteka azagusanga. Azagusanga umurimbyi waririmbye ngo izadutabarira ngo izaduhembera aho idusanze. Nigusanga mu kibaya ni izagutabarira, izaguhereza ibihwanye naho ngaho uri. Ariko ngiye mu gihe nk'iki ngiki nzahagara ku munara. Buriya umushumba utari ku munara. Uzi umushumba utari ku munara? Oya. Uzi umushumba utari ku munara ni umushumba mubi cyane. Bamushira amatika akayumva. Yego. Baragenda bakamubwira ati sinyene ko Delphine ajya kuri kamera akaguca mu itorero. Uwo mushumba nta munara ariho. Kamera si yatutse Imana. Barakubwira ngo jewe twumvikane uri umwadeperi singukeneye kuri kamera akaguca mu itorero. Ariko ngiye nzahagarara ku munara maze ndindire numva icyo ambwira muri iki gihe. Kandi Uwiteka nuguma ku munara ntabwo azagusiga amaramasa, azagutabara, azagusubiza. Niwaguma ku munara ukaguma ku munara ukihanganira ibikugerageza, nibyo hari ibintu bikuye abantu benshi ku munara atari impamvu zabyo. Bandi bakabyara wowe n'ubyare uzava ku munara. Yego. Hari n'abari ku munara noneho muri iki gihe bo bakumva batinze ku munara igihe kinini bakumva bahava. Ariko nkuzaniye ubuhanuzi bukubwira ngo komera, shikama, ugume ku munara. Ugume ku munara. Igihe uzasambana uri ku munara ntabwo uzasubizwa. Delphine nzambara agatimba usigare. Delphine nzasa neza wowe usigaye. Uhere wibaza se ko twasenganye urako twamaranye igihe kinini ko byahindutse byagenze ute? Oya, ntabwo uri ku munara. Guma ku munara wihanganira ibikugerageza, wihanganira amadeni, wihanganira ibikurusha, ugume ku munara w'Uwiteka. Ibyaho ufite ntabwo byatuma utajya ku munara. Ariko hari ikindi kintu cyatuma utagira ku munara. Yego. Kujya ku munara bisobanuye gukwetura ukihana. Ntabwo uzava ngo njyewe Delphine amagaze ku munara ndi mu busambanyi ndi mu bujura nta munara ndiho. Uwo nta munara ndiho. Ariko nge nzahagarara ku munara wanjye nuko nzarangaguza ibikinage bizaza nabibonye. Nzareba iburyo ndeba ibumoso ibizankinage byose nzaba nabibonye maze ndindire numva icyo ambwira. Muri iki gihe waba ufite ibintu byinshi bigucinege bigatuma uva ku munara. Byagukomeretsa ukava ku munara, mu miryango baguca ukava ku munara, watinda kubyara ukava ku munara, ubushomeri n'ubukode byatuma uva ku munara. Ariko nkuzaniye ijambo rikubwira ngo guma ku munara. Mu gihe nk'iki ngiki guma ku munara urindire kubwira. Ngazanansubiza. Azansubiza kubw'icyo namuganyiye. Azansubiza kuko nzaba ndi ku munara. Azansubiza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo iratureberera ntabwo isinzira. Kandi muri iki gihe naho bwacya cyangwa nibuke icyo tuzi icyo tuzatabarwa. Komeza wizere ubutabazi bw'Uwiteka buracyariho.
kandi n'ijambo ry'Imana ryaranditse ngo Uwiteka azabe. Yego. Azabe, Uwiteka nimba kuzi icecekere. Ubundi babikurahe. Abavuga ko Imana yacu yakuretse babikurahe, babivanahe. Abavuga ko Imana yacu yatinze gutabara babikurahe. Muri ibyo yararimbye ngo iri muri twebwe ikibitubwira n'imirimo yose igenda ikora, abayivuga nabi bayibeshera, mubagira inama barekeraho. Nuva aho Uwiteka avugira. Ubundi abavuga ko Uwiteka yakuretse bari kuguca intege, bareke. Komeza wizere Uwiteka, usenge. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, aya masaha turagushimiye kuvuganye natwe, uduhaye ubuhanuzi butavangiye. Turagushimiye buri mwe wese udukurikiye, buri mwe wese wumvisha ubuhanuzi, muhereza imbaraga zo guhinduka. Bavuye ku munara bongera bahereza imbaraga, abajyaga berekwa batakerekwa bongera bahereza iyerekwa, bahanuraga bacitse intege basubize ku munara, bavuye ku munara bitabaturutseho bongera bagarukeho. Mweretse abarwayi bose batukurikiranye, uze ubakize. Bamaze igihe kinini ku munara ariko nta butabazi barabona. Turakwinginze ohereza ubutabazi bwawe, imbaraga zawe no gushyigikirwa nawe bikomeze bane natwe mu izina rya Yesu, amen. Adolphe wari wibagiwe ko dusigira nimero abantu nenda bakira. Reka udoreze nimero ya telefone hanyuma nta kibazo tugenda ariko ko ngako tugatahana. Yego. Imwe iba no kuri WhatsApp. Nimero yanjye ya telefone wambonaho iri no kuri WhatsApp, 079 3 1 2 4 2 8 5. Isubiremo. 079 3 1 2 4 2 8 5. Na Delphine. Na Delphine wamamagara tukisengera. Imana iguhe umugisha. Amen. Asante.